yaravuze ngo abakene bari muri mwe dore uko mukwiye kubagenza, mujye musiga ibyo mwejeje kugira ngo batabura ibyo kurya. Uranyumva neza? Nimuguriza abakene nimukabaguririze kubakuraho indamu, kugira ngo bene wanyu nabo batazasabiriza. Muri rya sezerano ry'umusesekara rigenewe igihugu, Imana yibutse ko ubuzima atari akarongo kamwe, ubuzima ni complex, yibukamo n'abakene rero. Uribaza umwana wo mu myaka 90, umwana wo mu myaka 40 ingahe 40, ubundi uwo mwana bamwita Mukorumbone Jean d'Amour, Mukorumbone Jean d'Amour. Uwo mwana iyo ugiye kumusura ifo kumenya ibyo bavuga. Mbega icyana cyiza, mbega uyu mwana azakura bikiwe, yebaba we nuko bavuga. Uwo mwana nta komatari bavuga. Mukorumbo mama we niyo bafite 200 uhitubona baye nka J3 direct. Wewe ari kubugo iryo jwi iyo ndyumva nari guhamagara Flori tukajya mu yitatu tugakubita hasi tukavunagura imizimu tukayicagagura tugakubita hasi imbaraga z'umubi tukavunagura tukajanjagura tukajwigiriza tugashwanyaguza imyuka mibi mvire kubana toka kure. Uyu mwana Imana yamuvuzeho ripopopo, uyu mwana azakomera. Ninde wasenga nkanjye? Uyu mwana namubonye ibanje kuvugana nanjye. Uyu mwana ariho amavuta. Uyu mwana yitwiseka Isaka namuhamagaye. Byombi bikwereka determination, byerekana kwiyemeza, byerekana kudasubira inyuma k'umutima wa Aburahamu muri icyo gikorwa. Marayika aramanuka ati wo kabyara werekera, atahubwo umviriza icyo Uwiteka akubwiye, kuko wumviye amategeko, kuko wumviye icyo nkubwiye ntiwanyanga. Nanjye rero ndagusezeranya rero, umva icyo ngusezeranije, turatangiye rero sibyo? Mukaba vizuri, mukaba aramubwira ati nanjye rero ndagira nkubwire ngo nzaguha umugisha. Uwo mugisha nzaguha si uwawe gusa, n'umugisha w'isi yose. Amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha muri wowe. Iramubwira ngo kandi urwo ruzaro, ahora niho ruzingiye, kandi urwo ruzaro Aburahamu we, kandi urwo ruzaro uruhe? Rwa rundi yararangije gushyiraho, yego, n'urundi ruzaro nzakubwira ngo ndagira nkugire ngo urwo ruzaro ruzakomera, ngo ku buryo amarembo y'ababisha babo ngo azarwigarurira, azigarurira amarembo y'ababisha babo. Ruzaba ruzaro ruteye ubwoba, ruza kuri isi yose umutima. Amen. Ati sibyo gusa, n'amahanga yose yo mu isi hazaherwa umugisha muri urwo. Kandi twigarurira amarembo, icyambere mbibutsa amarembo icyo avuze nihuta. Ubundi amarembo muri mvugo ya Bibiliya, amarembo asobanuye ibintu nibura 4 cyangwa 5. Nuko ari byo ngejejeho. Icyambere, iyo Bibiliya ivuze amarembo ibivuze imbaraga cyangwa se ubutware cyangwa se domination. Ugomba unyumve neza, niwo murage, nicyo wahamagariwe, nicyo wategekewe, nibyo Imana yakugeneye. Mvuge ngo iki? Ni nko guhumeka. Imana yakugeneye umurage wo kwigarurira amarembo y'ababisha bawe. Mva neza? Nukuvuga ngo telefone tugura ubu harabasaze ngo haje iPhone 15 Pro, barasaze. Ubu barasaze biteguye gukuraho Pro, kandi na 12 Pro ntaruzi kwikoresha, nayo ntiwari ubizi. Niyo nta kigutwaye, ariko warasaze, ubwenge bwarasaze. 15 Pro ngo noneho wabonye ifoto ifotora ngo shano no kuri Snapchat shaho warasaze. Irari ry'iki? Ubwo gasara nyine. Ubu hari n'abaguye ahangaha kuko babonye abandi bambaye. Wabonye rura rukweto, warubonye ugasara. Irari ry'amaso ngo akanda kuri Yesu ati wabibonye, utiri upfa mu frere, utiri ubabara, ndabiguha, ninjye wabigabanye, ndabiguha. Yesu aramubwira ati sha uramenye njyewe ndamya data, naje gushaka icyubahiro cye, sinakuramya, naje kuramya da no kugira ngo abandi bose bamuramye. Tugiye kuvuga iby'ingenzi kucyo tugiye kwiga cyitwa amarembo akinguye. Amen. Cyangwa se
kwigarurira aya marembo. Munyemerero dusome ijambo ry'Imana rizatuyobora. Imana yashize ku mutima wanjye tugiye kwigamo aya marembo tugomba kwigarurira yariyo. Nibaza ko hari imvugo ubundi z'abarokore, hari imvugo z'abarokore, amazi ngwirumwe ku mazi, ducunguza uburyo umwete. Hari imvugo mu by'ukuri ziba ari z'abarokore ku buryo udashobora kuzumva kereka nyine umenyereye imvugo y'urusengero. Niyi rero nayita imvugo y'abarokore, kuko umuntu avuze ngo tugiye kwigarurira amarembo, tugomba kwigarurira amarembo, umuntu yibaza ngo ese amarembo ni iki? Iko kwigarurira ubundi tuyigarurira yarari hehe? Nibyo tugiye kuganira rero. Imana yacu ishimwe. Dusome rero ijambo ry'Imana mu Itangiriro kuko ari ryo rizatuyobora mu byo tuziga, hanyuma n'ejo no kuwa gatanu no ku cyumweru. Mbibutse tuzavuga intangamarara, tuzavuga bike ku mutima wanjye, ntabwo mbirariraho. Twamara amezi 3 twiga akantu ku kandi aya magambo tugiye kuganira. Rero niba mbibabwiye nukuvuga ko nanjye byansabye igihe nyine. Ayo mezi mbabwira nyine niyo byansabye, niga nsoma nongera kwiga kugira ngo ibi bintu by'Imana ngiye kubaganiriza bikeyi namwe mwakireho bike nyine. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Ufite ikaramu n'agapapuro ni byiza ko twandika kuko tugiye kwiga. Itangiriro igice cya 22 umurongo twavuze wa 17, ariko mureke duhere ku murongo wa 15, hanyuma umurongo wa 17 niwo duhagazeho, ndetse mere nk'ababandi kuri be yawo. Reka tuganire. Imana iha Aburahamu umugisha ukomeye, maze marayika w'Uwiteka arongera ahamagara Aburahamu ari mu ijuru, aramubwira ati ndirahiye, ni Uwiteka avuga, ubwo ugenjeje utyo ntunyime umwana wawe w'ikinege, yuko no kuguha umugisha nzaguha umugisha, no kugwiza nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja, kandi ruzahindura. Iri jambo guhindura nicyo bita kwigarurira, conquérir, kwigarurira. Imana ishimwe cyane. Ruzahindura urubyaro rwawe, ruzahindura amarembo y'ababisha barwo. Umurongo wa 18, kandi mu rubyaro rwawe nimo amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha kuko wanyumviye. Umurongo wa 17 murabyibuka? Twongere dusubiremo. Yuko no kuguha umugisha nzaguha umugisha, no kugwiza nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi ruhwane n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja, kandi ruzahindura cyangwa se ruzigarurira cyangwa se ruzaganza, ruzategeka, ruzashyira munsi y'ibirenge ibyari by'ababisha babwo bizaba ibyabo, nibo bazaba bagena amarembo y'ababisha barwo. Imana yacu ishimwe. Ngaya magambo tugiye kuganira. Kwigarurira amarembo. Kwigarura iki? Amarembo. Bavandimwe, nkuko twabivuze ubushize, ndabihamya ko n'abatubanjirije babivuze. Hano harimo amagambo 2 y'ingenzi cyangwa 3, ibintu 3 tugomba kwigaho kugira ngo iri jambo turyumve. Icya mbere, ninde wabwirwaga? Ni Aburahamu. Yego, tutamenya Aburahamu kuko mu buzima byaba ari ugukosa. Nkunda kubivuga, byaba ari ugukosa ugiye ufata Bibiliya, amagambo yose ari muri Bibiliya ugahita uyavuga ngo nayanjye gutyo gusa utabanje kuyashyira muri context. Byaba nka bya bindi abiza amasomo murabizi, umuntu yagiye kubwira Imana ngo Mana mbabarira uyu munsi uvugane nanjye, icyo umbwira kandi vraiment uvugane nanjye. Abumbura Bibiliya agwa nyine muri Yakobo rya jambo rivuga ngo icyo babwira cyose mugikore. Arongera arabumba ati rwose mbwira Mana icyo umbwira ndagikora. Arongera arabumba bumbuye aravuga ngo nuko Yuda ariyahura, aravuga ati ubwo n'icyo mbwiye ajya kwiyahura. Ntabwo ari uko dusoma Bibiliya rero, oya, ntabwo dutomboza, ntabwo ari uko nguko. Ujya wibuka ko mbere yuko wowe yitwa ijambo ry'Imana hari abo Imana yavuganaga nabo. Mbere yuko wowe uryita iryawe hari uwo yaribwiraga. Uwo rero yaribwiraga, imaze kuri mubwira biza guhurira he nawe. Naho ubundi tuba dushaka kwiba ibintu byabwiwe Aburahamu, imyaka ikaba igiye kugera hafi 6,000, bihuriye he na senga wo mu kinyejana cya artificial intelligence. Uranyumva neza? Ikinyejana cy'amarobo, ikinyejana cy'abantu barota kujya gutura muri Mars,
ikinyejana cy'abantu bo kuri IG se biracyakanganye na Pastor Statu maze arayizi ngo Instagram urumva se bigikanganye. Ni ibintu bisaje. Hari ibindi bigezweho byitwa bya GPT, mujya mubyumva namwe, ibintu bigezweho bikomakomeye mugana w'ababandi. Rero ibi ngibi bizabwiye umuntu utaraba mu nzu, byabwiye umuntu utaramenya amakaro, byabwiye umuntu ushaje, umuntu wa kera. Biza guhurira he nanjye nawe ku buryo wakwicazwa no kumva aya magambo. Mu by'ukuri ni icyo umwigisha akora, ni ukugira ngo akubakire ikiraro gihuza ubuzima bwawe n'ubwa Bibiliya. Mbega icyo tugiye gukora ni ukubaka ikiraro gifata ubuzima bwo mu myaka 6,000 ishize tukabuhuza n'imyaka uyu munsi turimo, ukabona Imana ukayumva, ibi ngibi bigahinduka ibyawe nawe ukamenya aho bihurira nawe. Yesu ashimwe cyane. Tugomba kumenya ngo ninde wabwirwaga, uwavugaga we ni Imana. Kamembe wicaye ahaza Imana, aho ntabwo tuzahatinda. Ahubwo Aburahamu ninde, ahurira he nanjye, kubera icyo aya magambo agomba kuba yanjye. Amen. Urabona hari amasezerano abarokore twiyitirira, si bibi rwose, ariko mu by'ukuri nibaza ko Imana itureba ikavuga ati nibyo, simugaya, simunenga, ni umwana ariko ntabwo azi ibyo avuze. Urugero ugatinyuka, kandi ntabwo ari ikosa pe. Ngewe nzaba ubutwe sinzaba umurizo, nzaguza amahanga ntabwo azanguzaho. Imana irakureba ikavuga ati disi nkwasomye Bibiliya. Ibyo ni isezerano nahaye igihugu, ni isezerano rya Israel as nation. Ni isezerano Imana avuga ngo mwebwe ishyanga, igihugu cyose muzaguriza amahanga ntazabaguzaho. Muranyumva neza? Ntabwo muzaba umurizo as a nation, kuko bitabaye ibyo Abisiraheli bafite imyenda Imana yabaye itarabaye yo kwizerwa. Turi kujyana inshuti zanjye, Abisiraheli basaba bafashwa, Imana yaba itarabaye umwizerwa, cyangwa se Imana yabipendereya. Ni nayo mpamvu iryo sezerano ritaje ryonyine. Yaravuze ngo abakene bari muri mwe, dore uko mukwiye kubagenza, mujye musiga ibyo mwejeje kugira ngo batabura ibyo kurya. Uranyumva neza? Nimuguriza abakene nimukabaguririze kubakuraho indamu, kugira ngo bene wanyu nabo batazasabiriza. Muri rya sezerano ry'umusesekara rigenewe igihugu, Imana yibutse ko ubuzima atari akarongo kamwe, ubuzima ni complex, yibukamo n'abakene rero. Amen. Iyo ugiye imbere y'Imana rero ugatangira ukavuga ngo ngewe ndi umutwe sindi umurizo, ntabwo usenze nabi. Icyo ubwira Imana, yego Mana undinde kuba inyuma, si bibi, ariko icyo cyanditswe ntabwo cyabwirwaga wowe neza. Uranyumvise? Haleluya, haleluya, haleluya. Icya kabiri dukunda amasezerano, ariko nitwibuka ngo amasezerano nayahe. Ubundi iryo sezerano uvuze mbere yuko rigusohoraho. Nahoze numva ejo nahoze numva ubutumwa Antoine Rutayisire abwiriza, mvuga amen. Aravuga ngo ubundi we yaravuze ngo baramubwiye ngo Imana yaravuze ngo ntabwo tuzaba imitwe tuzaba imirizo. Arangije abantu ngo oya, ntabwo ari ko yavuze. Ati se gute? Ati ahubwo yaravuze ngo nimwumvira amategeko n'amateka mbategeka uyu munsi, mwebwe muzaba imitwe ntimuzaba iki. Ni ukuvuga ngo icyo kwitaho ni ukwitondera amategeko n'amateka mbategeka uyu munsi. Naho ibi ngibi byo bizabakurikirana. Ariko iri jambo dusomye ryo riri conditionnel. Muranyumvise inshuti zanjye? Iri jambo dusomye nta condition irimo. Mu Kinyarwanda babyita ikigombero. Ikigombero ni conditionnel, ariko namwe nimugakabye, ntimubizi se? Ikigombero ntabwo iri jambo ririmo condition. Iri jambo ni umugisha ahubwo ukurikiye. Imana kubera kumvira kwa Aburahamu, Imana amusabye kumuhereza umwana we w'ikinege witwaga Isaka. Yabonye afite imyaka ingahe? Ndakugurira bombi ingahe? 100. Yego. Hanyuma Sara afite ingahe? 90. Uratekereza neza? Nahoze soma komateri zimwe
ibi ushatse wabyemera ntiwabyemera ni commentaire. Baravuga ngo icyatumye Sara apfa vuba ngo nukumenya ko Aburahamu yari yajyanye umwana we kumutamba. Bagarutse rero ari muzima, murabizi abagaragu mabujije iyo tuvuye ati yaramurangije, ati namwibone yaramurangije, ati twajyanye inkwi tumugeza ku musozi neza neza. Ubwo nagahungu kabwira nyina atese ko ufite ubwoba, ntiyaranyishe se, papa ni igikoko yafatiyeho umushyo, sinari impari. Ndakwibabwira ibi ngibi ni ngewe yose mabiyanganira nayo, sinari impari. Ndi kubona kariyoro kari kureba nyina mu maso, yaranyishe, il est méchant, il est très méchant. Ndi kubibona ati gute se, yafashe mu maso afata icyuma, ndamubwira ngo papa winyica atarakomeza. Ati hanyuma nyine histoire muzi ko yakurikije ngo akivuga cyo Sara hatataka, nuko yagagaye birinda birangira. Uribaza umwana wo mu myaka 90, umwana wo mu myaka 40 ingahe 40, ubundi uwo mwana bamwita Mukorumbone Jean d'amour, Mukorumbone Jean d'amour. Uwo mwana iyo ugiye kumusura ifo kumenya ibyo bavuga, mbega icyana cyiza, mbega ko umwana azakura bikiwe yababa we nuko bavuga we. Uwo mwana nta komateri bavuga. Mukorumbo mama we niyo bafite 200 uhita ubona baye nka J3 direct. Mukorumbone ibaza imyaka 100, kandi noneho ntabwo ari 100 gusa, no nimwibagirwe ko Aburahamu we yibitseho nde Ishimayeli, yibitseho Ishimayeli. Ngewe sintari impari, ariko nimwibaze Sara yari afite rezo ishuri 100 yaba ederi igihumbi kwingahe 100. Imana yahereye ryari iry'abantu, ariko ko ariyo yayo yahereye ryari iry'abantu, yabuze amaraso irya kurya abantu, ubundi yogapfa yariye nimvire ku muhungu. Hanyuma se yarya hora yariye Ishimayeli, yayiri Ishimayeli arya uwanjye se kubera iki? Ariko iyi Mana yari nopfesha se, nuko nopfesha, nuko munzanira akirajyana. Iyo Mana iteye ite? Hatangiye kunzanira amazi, nangiye kuganira nawe, nangiye kumutuma uturimo, hanyuma ngo ugiye kumurya irakatsindwa n'Imana. Wese ko wabivuga, nimumbwize ukuri, wowe se uko wabivuga, ninde mukiranutse ngo tumurebe? Iyo ngeze hano iteka ndatsindwa, bituma mvuga ngo Aburahamu we ningera mu ijuru nzakubwira ngo afande wo kwizera sogokuruza urakabaho gusa. Ningera mu ijuru nzamwubaha koko Flori, kandi tuzaba turi kumwe, tumubwire ngo egera imbere, twe turi inyuma sha, turi inyuma vraiment, egera imbere. Mfite 2 ntubizi, ariko imbwiye n'ubu njye nkora uwo mukino mpitira mu umunahora ameze ntabwo n'ubu nayibwira ngo n'ubu byana nishi. Nufite 8 ndakubwiza ukuri ntiyabona uwayiha, yabatwara ku ngufu gusa. Ukajya umushyingura uvuga ati nta kundi bajyane nzarebye mwese, kandi muzarebe tumaze imyaka kuva isi n'ubuzima tububamo, hari igihe tutabona bapfa, ariko abacu bagezweho. Ariko Mana we ubuzima sinzi icyo aricyo pe, burya kuva kera barapfaga n'ubu utabimenye se, ahubwo nuko bigeze ku bawe. Mana ntusobanutse, nuko ari uyu munsi n'ejo bari bashyinguye, burya na cyagiye wayumvaga nabyo byari byabaye, ahubwo bikugezeho. Aburahamu sogokuruza, Imana yacishimwe cyane, Imana yacishimwe cyane, Imana yacishimwe cyane. Imana iramusanga
ikintu cya mbere mukundira, yarazi kumenya ijwi ry'Imana, yarazi kumva Imana. Kuko njya mvuga ngo ikintu cya mbere cyari kuncanga nge iyo nza kuba ari Senga Emmanuel, rega njya mbibwira Yesu twihereranye, ntirekane kukubesha ndeba iyo aza kuba ari ngewe uwari kubugowe, wewe wari kubugowe, iryo jwi iyo ryumva nari guhamagara Flori tukajya mu yitatu, tugakubita hasi, tukavunagura imizimu, tukayicagagura, tugakubita hasi imbaraga z'umubi, tugavunagura, tukajanjagura, tukajwigiriza, tugashwanyaguza imyuka mibi mvire ku bana, toka kure. Uyu mwana Imana yamuvuzeho ribobobo, uyu mwana azakomera. Ninde wasenga nkanjye? Uyu mwana namubonye ibanje kuvugana nanjye, uyu mwana ariho amavuta, uyu mwana yitwa Isaka. Twari kujwigiriza byo sibanga, tugashwanyaguza, tugakubita imizimu. Niyo kwa sogokuruza wiki bajya abantu hajya bamenye ama specialist y'imyuka bakavuga ngo nguwo kwa Kagoro no ku ya myuka iyo kwa icyo. Ariko Aburahamu yarazi imvugo Imana, arangije amenya ko ari yivuze. Iramubwira ati Aburahamu, ndashaka kuntambira umwana wawe w'ikinege kandi w'isezerano. Ngo Aburahamu, Bibiliya iratubwira ngo uyu munsi unyumve neza, verbe inshinga kuzuka nibwo yabayeho, inshinga kuzuka nibwo yabayeho. Mu Baheburayo 11 haravuga ngo Aburahamu ngo yatekereje ko nubwo yamuhereza Imana ngo azamugarurirwa nk'uzutse. Nibwo bwa mbere mu isi bari bataramenya ijambo kuzuka. Ijambo kuzuka bari batararimenya kubera ko nta wari warazutse. Muranyumvise neza? Nta wari warazutse. Hari abantu bagiye kubwiriza ubutumwa muri hano hirya muri Sudan. N'umucuti wanjye yitwa si cyane ariko ni inshuti, ariko kamere turaziranye. Hari igihe umuntu ngo inshuti yanjye ukahita ko atari byo, ko ati nabimenya se kandi ambeshye, ariko turaziranye kameme. Turaziranye. Yagiye kubwiriza hano mu Barayirimu ndumva muri Sudan y'Amajyepfo. Agezeyo tujya kumureba nyine nk'umuntu wajyanye ubutumwa mu bantu bataranye ubutumwa bwiza. Twicaye arimo atubwira challenge bahuye nazo. Aratubwira ngo challenge ikomeye twahuye nabo mu kubabwiriza, ngo twabuze uko tubasobanurira kubambwa kwa Yesu kuko mu rurimi rwabo nta jambo umusaraba ribamo. Uranyumva neza? Reka mbaho urugero. Ubu ngubu usobanuriye umukecuru wa Nyaruguru cyangwa aho bita Cyabashwa, urimo umusobanurira ikintu cyitwa ChatGPT. Gerageza ubisobanure byitwa iki mu Kinyarwanda, ntabibamo. None urabyumvise? Nawe rero Aburahamu icyo kintu cyitwa kuzuka nticyabagaho, ngo ariko mu mutwe we kubwo kwizera, haleluya we, ngo abwira Imana ngo iyi Mana tugendanye imyaka ikaba irenze 25, ikaba yara umubiri wanjye umeze nk'uwapfuye ikansubizamo ubuzima. Nako biri tubwira mu gitabo cy'Abagalatiya Abaroma 4 ngo nubwo umubiri usa n'uwapfuye, ngo Aburahamu ngo kandi nkunda mu Cyongereza baravuga ngo nta mpamvu nimwe yari ihari yo kwiringira ibyo yiringiye. Mu yandi magambo, n'Imana yari bizi ko imusabye ibintu bidashoboka. Ukurikije uko umubiri w'umugore umeze, umugore we yari amaze imyaka 60 yarapfuye. Mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, umugore amaze 60 yarapfuye. Ngo isezerano ry'Imana ryarinze Sara ku buryo amabere ye ntiyigeze agwa. Uranyumvise? Ati se byanditse Senga? Ndahakubwira. Bajya ku umwami witwaga Abimeleki. Uri buka ijambo Aburahamu yabwiye umugore ati nta yindi neza wangirira uretse kuvuga gusa kuri mushiki wanjye, kuko nuramukuvuze ko ndi umugabo we baranyica bagutware. Yari ikizungereza ariko Sara udakina Miss ku myaka 70. Abagabo baramure bagabo batarakora uyu mugore uyu 70.
nta munkanyare. Umukecuru ninde se ko isezerano ryimo rirenuvera umuntu, isezerano ririmo rirarenuvera rigira umuntu. Amabere ntiyaguye namba habe na busa. N'abami bamubona bakavuga ati mbega ikizungereze cy'imyaka ingahe? 70 70. Isezerano ry'Imana. Abrahamu rero yarazi Imana, bari baragendanye, aravuga ati wambereye yo kwizerwa. Igarutse ati umpereze umwana wawe. Ntiyayibaje ati teoloji ni ya hehe? Iyi teoloji nyabaki yo kurya abana, iyi teoloji yo kubagona byaye ni yabahe? Aravuga ati nge ndakuzi, ugira urukundo n'imbabazi, ibyo urimo simbyumva ariko ndakwizeye, nzaguhozaho amaso. Ngo arangije aravuga ngo uyu izamungarurira nkuzutse. Haleluya. Kandi ubu ndagira mbabwira ndacyabasuhuza, ntituratangira, ntabwo turatangira, turajya breaking ice, turacyakuraho ibintu by'urwikekwe. Ubona nabo nk'umushyitsi batumye ati tujya kureba umuntu bavuze, ubu hari umuntu uvuga ati nuriya mbega bari mara bati cyakora yambaye amarinete. Oya vana, turacyakuraho ibyo ngibyo. Hanyuma mu kanya turinjira mu ijambo ry'Imana nejo bundi. Aya magambo twasomye rero, Abrahamu amaze kunesha ajyanye kandi yigiriye neza, aravuga ati ninjyana n'aba bagaragu barabona ko nasaze shaje nabi, ati musigare hano njyane n'umwana wanjye tujye gutamba. Umwana nawe Satani ngo yari inyuma aho agenda amwicisha amagambo y'umwana. Ariko papa kwinkwi tuzitwaye n'umuriro, none igitambo kiriho, nubu umubyeyi utari umugome mu kanya ubizi kuri bumusogote. Arangije ngo Imana iribonera igitambo nuko utamenya ibyo uvuga. Ababyeyi bari hano barabizi, umwana yari yagusaba ikintu udafite, byari byakubaho, akaririra ikintu cyoroshye udafite, ukabura kugira ukamubeshya nawe nuko byari bimeze. Aramubeshya bagerayo, akora igicaniro, umwana aramufasha, mu kanya bahindutse nk'umusazi. Amufata atamubajije ijido hasi, ati se papa uri mu biki? Araziritse ati winyica, urambabaza, windoha kondoyi. Sinari impari, ariko ni mubyibaze namwe. Arimo araboha inyuma kugira ngo ni umusaza w'imyaka 100, nubwo amuruta ariko ashobora kwinyagambura bikanga. Araboha ajyana inyuma, arazirika neza, arazirika uwakunda, arazirika uwo yaruhiye imyaka yose, arazirika usumba abandi bose mu buzima. Ariko aravuga ngo ndubaha iyambwiye. Ngo agikubita ku gicaniro, ijuru amanuka ati buretse Abrahamu we, atunkoze ku mutima, unkoze ku mutima, unkoze ku mutima. Abrahamu unkoze ku mutima, buretse dore intama ngiriya woka, buretse marayika nguse. Bamwe baravuga ngo marayika yamufashe ukuboko, abandi bakavuga ngo marayika yaramuhamagaye. Byombi bikwereka determination, byerekana kwiyemeza, byerekana kudasubira inyuma ku mutima wa Abrahamu muri icyo gikorwa. Marayika aramanuka ati wo kabyara werekera, atahubwo umviriza icyo Uwiteka akubwiye, kuko wumviye amategeko, kuko wumviye icyo nkubwiye ntiwanyanga. Nanjye rero ndagusezeranya, rero umva icyo ngusezeranije. Turatangiye rero, sibyo? Mukaba vizuri, mukaba aramubwira ati nanjye rero ndagira nkubwire ngo nzaguha umugisha. Uwo mugisha nzaguha si uwawe gusa, n'umugisha w'isi yose. Amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha muri wowe. Iramubwira ngo kandi urwo ruzaro, ahora niho ruzingiye, kandi urwo ruzaro Abrahamu we, kandi urwo ruzaro uruhe? Rwa rundi yararangije gushyiraho, yego, n'urundi ruzaro nzakubwira. Ngo ndagira nkubwire ngo urwo ruzaro ruzakomera, ngo ku buryo amarembo y'ababisha babo ngo azarwigarurira, azigarurira amarembo y'ababisha babo. Ruzaba ruzaro ruteye ubwoba, ruza kuri isi yose umutima. Amen. Ati si ibyo gusa, n'amahanga yose yo mu isi hazaherwa umugisha muri urwo ruzaro. Imana yacu ishimwe, Imana yacu ishimwe. Abantu badakunda ijambo ry'Imana, mbizi baravuga ati cyakora arangize gusa, arangize, ndihangana arangize, ejo ni ingaruka ngewe. N'uyu badutumiriye
n'uyu. Kandi nanjye sinkurenganya pe, ariko abakunda ijambo ry'Imana barabona amasaha yiruka. Abajya bajya muri Bibiliya bakaryoherwa n'ubutunzi buhishe mu byanditswe bizera, ndabizi bararyohewe. Aburahamu rero, munyemere ngende buhoro mbabwira ibintu bibiri hanyuma soze mvuze irembo rimwe ryonyine. Muranyemerera ngiye navuze irembo rimwe gusa byaba ari bibi. Reka kandi twigarurira amarembo. Icyambere mbibutsa amarembo icyo avuze nihuta. Ubundi amarembo muri mvugo ya Bibiliya amarembo asobanuye ibintu nibura 4 cyangwa 5. Nuko ari byo ngejejeho. Icyambere, iyo Bibiliya ivuze amarembo ibivuze imbaraga cyangwa se ubutware cyangwa se domination. Icya kabiri, Bibiliya iyivuze amarembo ibivuze kwigarurira ibigo na menwa, kubera ko kera iyo bubakaga imidugudu, nagize amahirwe yo gusura bimwe mu bisigaratongo by'imijyi ya kera yabayeho. Mwanyumvise imijyi yubatswe mu myaka 1000 ishize, 2000 ishize, igisigaye ari amatongo. Iyo uhageze ikintu cya mbere ubona ko bubakaga imijyi ahantu hadashobotse, bagendaga bakayishyira nko mu birwa, bakayubakana ibikuta birebire cyane nka metero 4, 5, 6 hejuru. Hanyuma bagafata imiryango iremereye bakayikingisha urwo rukuta, noneho imbere akaba ariho bubaka umurwa cyangwa se umujyi. Abanzi bazaza gutera bwa bwami, iyo wabashaga kwigarurira amarembo cyangwa se gufungura amarembo, wabaga ugeze ku ntsinzi ku rugero rwa 70%. Niyo mpamvu iyo bavugaga ngo wigaruriye amarembo, ni ukuvuga ngo wigaruriye umurwa, wigaruriye umujyi, wigaruriye abarimo imbere, wigaruriye ubwami. Ikintu nabonye gusa dusigaranye uyu munsi gisa niyo mijyi ya kera ni kimwe. Uzajya Mageragere, ni kuri yahubatse. Kuna kamageragere kuri hameze, unahazi Mageragere? Madrid. Mbega Madrid nugerayo uzasa kuri ubona hubatse, niko imijyi ya kera yari yubatse. Gusa ibikuta bya Mageragere ni bigufi, byo babizamuraga hejuru bagakomeza cyane ibihome cyangwa se ibibambazi, hanyuma imiryango igakomera. Si ibyo byonyine, hanyuma ku miryango bakubaka icyo bitaga iminara miremire, bakahashyira ibirindiro bya gisirikare, ku buryo hari abantu barwanira hejuru kandi hakaba n'abantu bahora bacunze bareba ngo se nta mwanzi uduteye. Imwe mu mijyi nk'iyo nk'uko nabivuze yabaga yubatse no mu mazi, kuzagerayo byabaga ari ikintu kidashoboka. Imana rero ibwira Aburahamu ngo ababisha banyu nako urubyaro rwawe ruzigarurira amarembo y'ababisha babo. Imana nabagize ikivuzi. Ndagira ngo mbabwire ko ababisha bacu, unyumve neza, ab'Imana ivuga ko kuzigarurira nako tuzahagera, birakomeye nko kujya kwigarurira ibyo nari mvuze. Ariko nkuko navuze nta kigombero, ntabwo ahangaha harimo condition, ahubwo n'umugisha, ahubwo ni itegeko, ahubwo niko bigomba kugenda. Uko byagenda kose niko bigomba kugira gute kugenda. Ugomba, unyumve neza, niwo murage, nicyo wahamagariwe, nicyo wategekewe, nibyo Imana yakugeneye. Mvuge ngo iki, ni nko guhumeka. Imana yakugeneye umurage wo kwigarurira amarembo y'ababisha bawe. Ntabwo wabyumva tutaragerayo. Imana yacu ishimwe, Imana yacu ishimwe. Urubyaro rwa Aburahamu niho hambere dukwiye kwitondera. Yenda ejo tuzakomeza nishaka soreza. Aburahamu yagiraga urubyaro rw'ubwoko butatu, mbibibutse. Iyo tuvuze urubyaro rwa Aburahamu abantu bakunda kutabyumva neza. Urubyaro rwa Aburahamu rurimo ubwoko butatu. Aburahamu agira urubyaro rw'ubwoko butatu. Icyambere, Aburahamu agira urubyaro rwitwa urubyaro rw'umubiri. Urubyaro nk'uko njyewe senga nabyaye, nk'uko Renata yabyaye, nk'uko Floribert yabyaye, nk'uko Fils afite abana. Ni ukuvuga ngo Aburahamu afite urubyaro rw'uko umuntu wese ufite umubiri muzima agomba kubyara. Icyo nicyo bita urubyaro rw'umubiri. Notama iyo tuvuze abo ngabo Aburahamu yabyaye kubera ubushobozi bw'umubiri ninde? Uwa mbere ni Ishimayeli. Aba kabiri ni urubyaro rw'umugore witwaga Ketura, yarongoye nyuma yo Sara apfuye. Urubyaro rwose rukomoka kuri Ketura ni ubushobozi bwo kubyara k'umubiri rwande kwa Aburahamu. Urubyaro rwa kabiri rwa Aburahamu
nutumva ibi ndakubwiza ukuri ntacyo uzumva. Urubyaro rwa kabiri rwa Aburahamu ni urubyaro rw'isezerano ariko rw'umubiri. Uranyumva neza? Aburahamu ajya kubyara uwitwa Isaka, yamubyaye nk'uko abantu bose babyara, ariko kugira ngo Isaka aboneke Imana yabanje kubivugaho. Yabanje kuvuga ngo nzakugarukaho igihe nk'iki Sara abyare umuhungu. Sara rero umwana yabyaye ntabwo ari nk'uko Ishimayeli yavutse. Murumva itandukaniro? Ahubwo Sara we yabyaye ari uko habanje kuboneka isezerano, habanje kuboneka imbaraga z'isezerano ryanyujije ubuzima aho bwapfuye, aho budashoboka. Muranyumva neza? Kugira ngo Sara abyare, mwibuke ko yaramaze imyaka 60 yaragize gute? Yarapfuye. Imana isa naho yabanje kuzura Sara, hanyuma abona gukonseva, hanyuma Sara abona kubyara nde? Kubyara Isaka. Urwo ni urubyaro rw'umubiri ariko rw'isezerano. Turi kujyana? Urubyaro rwa gatatu rwa Aburahamu ni urubyaro rw'isezerano ariko rw'umwuka. Turi kujyana nshuti zanjye? Imana yacu ishimwe. Imana yacu ishimwe. Twebwe urabona, somera pastor, somera hagira usomera. Abagalatiya ibice 3 umurongo wa 6 uhera aho ngaho. Abagalatiya ibice 3 umurongo wa 6. Abagalatiya nta uragerayo. Abiringira kwizera nibo bana ba Aburahamu. Niko Paulo arimo arasobanura. Komeza pastor, ntabwo uragerayo, hasigaye umurongo umwe. Yego. Yes. Nkuko Aburahamu yizeye Imana bikamuhaniriza no gukiranuka, mumenye yuko ari nako abiringira kwizera aribo bana ba Aburahamu. Yego. Kandi ibyanditswe byamenye bitaraba yuko Imana izatsindishiriza abanyamahanga kuko bizeye. Bibwira Aburahamu ubutumwa bwiza bw'ibitaraba biti, muri wowe nimo amahanga yose azaherwa umugisha. Amen. Umva rero tugende buhoro buhoro. Paulo arimo arasobanurira Abagalatiya ababwira ngo urubyaro nyarwo rwa Aburahamu ntabwo ari urubyaro rw'umubiri, ntabwo ari ako abantu bavuka. Oya, aravuga ngo ahubwo Aburahamu afite urundi rubyaro. Urwo rubyaro rwitwa urubyaro rw'umwuka, cyangwa mu bundi buryo urubyaro rw'abizera. Ego, aravuga ngo kuko abiringira kwizera nk'uko Aburahamu yari agufite, ngo abo ngabo nibo rubyaro nyakuri rwa Aburahamu. Ngo kuko ubutumwa bwiza, niko Bibiliya yavuze, ubutumwa bwiza, la bonne nouvelle, ngo yabwiwe Aburahamu. Ubundi ijambo ubutumwa bwiza, gospel, muri Bibiliya ryose nuribona uzamenye ko bavuze Yesu. Nibajye bakoresha ijambo gospel, inkuru nziza, ubutumwa bwiza, batagiye kuvuga Yesu. Niwe wenyine nkuru nziza. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo ubutumwa bwiza bwa Kristo ni bunkoze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukagera ku Mugiriki. Ngo impamvu si yindi, ngo nuko muri ubwo butumwa ngo arimo gukiranuka kw'Imana guhishurwa, ngo kandi kugakomezwa nako. Bavandimwe rero, Paulo arimo arasobanura aravuga ngo ubwo butumwa bwiza ngo bwabwiye Aburahamu ngo mu rubyaro rwawe, muranyumvise, mu rubyaro rwawe nima amahanga yose yo mu isi azabonera umugisha. Urwo rubyaro rero si urubyaro rw'umubiri, oya, ni urubyaro rwo kwizera, ni urubyaro rw'umwuka, ni urubyaro rutavutse nk'uko inyama n'amaraso bigenda, ni urubyaro rudasanzwe, ni urubyaro rwavukiye mu Mana. Urwo rubyaro Imana iravuga ngo nzaruha umugisha, ngo ku buryo ruzigarurira amarembo y'ababisha barwo. Bavandimwe, usome mu Cyongereza baravuga ta posterité mu Gifaransa, yo seed, imbuto. Ntago bavuga urubyaro nka generation, ntago bavuga urubyaro nk'abavuga benshi, oya, baba bavuga umwe wenyine. Baravuze ngo muri wowe harimo umuntu umwe, hazakomokamo imbuto imwe, itari y'umubiri, atari ya kamere. Iyo mbuto amahanga yose yo mu isi niyo azaherwa mu mugisha.
amen. Kandi aravuga ngo urwo ruzaro ruzigarurira amarembo y'ababisha. Mukuri mu mwuka ndumva nabataye, ndabyumva ko tutari kugendana. Imana ifashe, yo kabyara imfashe kugira ngo ibyo nabazaniye bwose bibagereho. Imfashe uyu mugisha rero tuvuga, nababwiye ngo irembo rimwe basi, irembo rimwe urubizaro rugomba kwigarurira, irembo rimwe. Yesu yaravuze, Yesu ubwe, tugaruke kuri Yesu wa wundi, Matayo 16:18 aravuga ngo nzubaka itorero ryanjye ku rutare, ngo n'amarembo y'ikuzimu ntabwo azagira gute, ntabwo azarishobora. Nzubaka itorero ryanjye n'amarembo y'ikuzimu ntazagira gute. Muri ukamarembo icyo bivuze, bivuze iki? Muri Bibiliya ijambo ry'Imana ntabwo banditse amarembo, soma urebe, ntabwo bavuze ngo nzubaka itorero n'amarembo yanjye, baravuze ngo n'imbaraga z'ikuzimu n'ubushobozi bw'ikuzimu n'ubutware bw'ikuzimu ntabwo buzarishobora. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo yarimo avuga ngo ngewe ndabizi neza nzubaka itorero ryanjye n'amarembo y'ikuzimu ntabwo azarishobora. Niba amarembo y'ikuzimu atazadushobora, ni ukuvuga ngo twebwe Yesu yubaka, natwe dufite ubutware bwo kugenda tukaburizamo, tukananiza, tukarekuza imbaraga bwa butware y'amarembo y'iki y'ikuzimu. Mwuka wera ngwino ukora umurimo wawe, Mwuka wera ngwino ukora umurimo wawe. Haleluya. Muzamare irembo risumba yandi Yesu yatubohoreye, irembo rya mbere risumba yandi Yesu yatubohoreye, irembo rya mbere risumba yandi Yesu yatubohoreye, bigatuma tuba umudendezo by'iteka. Ni irembo ryitwa irembo ry'ikuzimu. Irembo ryitwa iry'iki? Irembo ry'ikuzimu ryari ubundi kubyita irembo sibyo neza, nibyo yes nibyo, ahubwo icyo shaka kuvuga ntabwo ari umurwa, ni gereza y'ikuzimu. Ikuzimu Satani amaze kumanurwa mu ijuru, amaze kujugunywa hasi, agushije Adamu na Eva. Satani umuntu amaze gucumura, asa n'uwatumbiriye Imana mu maso, arayibwira ngo umugambi wawe, your project, ton projet, ndagira ngo umenyeshe ngo ibaye failed. Your project now is failed. Kubera iki? Abantu waremye bazajya bapfa nk'uko wabivuze. Warababwiye ngo nibarya kuri iyi mbuto no gupfa bazapfa. Ngewe Satani mbashije kubageza kucyo utashakaga cyitwa iki? Urupfu. Buri wese mu baremye azajya avukira gupfa. Uranyumva neza? Kandi nagera ikuzimu, yaba gukiranukiye yaba atagukiranukiye, yaba ari mwiza yaba atari mwiza, nzamuhoza ikuzimu. Uranyumva neza? Imana, Satani asa n'uwabwiraga Imana ngo umushinga wawe, dore nubwo mu ijuru wanyirukanyeyo, nubwo navuze ngo nzazamura intebe yanjye sumba abamarayika nawe nkurenge, ariko nibura ngukoze mu jisho, your project zero. Abantu bazajya bavukira gupfa, wowe Imana uzasa n'uwifumbereje. Uranyumva neza? Abo uhereye kuri sogokuruza wizera Aburahamu, ngo nawe yarasinziriye bamujyana mu gituro, uwitwa Mose Imana ngo niwe bamwihambiye. Uranyumva neza? Abo bose bagize gute? Barapfuye. Uwapfaga wese ikuzimu habaga gereza. Nyandikira rero icyanditswe wumve. Abaheburayo 2:12 kugera ku 14. Abaheburayo 10 ibice 2 uhere ku 14. Abaheburayo ibice 2 14 cyane niho tuza kwibandaho. Ndagira ngo ndi kukubwira ngo irembo Yesu yabohoye rituma ubundi. Haleluya we. Mu byahishuwe baravuga ngo bazanyura mu marembo kugira ngo binjire mu rurembo. Hari ururembo tugomba kwinjiramo bavandimwe, hari amarembo tugomba kwinjiramo. Muribuka mu byahishuwe ngo wandikire marayika w'itorero, ntibuka ngo umubwire ngo ufite urufunguzo rw'ikuzimu kandi ushyize urugi rukinguye imbere yawe, aravuga aya magambo ati, bavandimwe, hari amarembo agomba gukinguka
hari amarembo agomba gukinguka, hari amarembo agomba gukinguka, kubera ko irembo risumba yandi ryari rikinze ryarakingutse. Abaheburayo ibice 2 umurongo wa 14. Yego. Nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, haleluya, niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo, kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa, ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani, abone uko abatura abari mu bubata, abahoze mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. Haleluya, haleluya, haleluya we, amen, haleluya we, haleluya we, amen. Umva rero Satani ukuntu yakinnye fo ikiryabarezi, ukuntu yakinnye fo. Muranyumvise inshuti yanyu? Dejo ndumvise umugabo ngo yahuye ngo kubera ngo kurya ngo ikiryabarezi cyaramuriye, n'ubundi ni ikiryabarezi nyine cyaramuriye ngo hanyuma ngo ariyahura ngo ikiryabarezi. Satani w'ikiryabarezi ngo arangije agakina fo. Yari yaramenyereye ko abantu bose ku isi ngo yajya kubica abakoreshaho ibintu bitatu. Tega amatwi, abantu bose babizawe n'umugore ngo yajya kubica hari ibintu bitatu hatavuyemo n'umwe utabirenga. Ngo icyambere cyitwa irari ry'umubiri, icya kabiri irari ry'amaso, icya gatatu kwibona mu by'ubu buzima. Niko yisha Aburahamu ngo Adamu ubundi yabanaga n'igiti, arangije araza gihindurira ishusho ngo abwira Eva ngo kiriya giti ureba nicyo kwifuzwa, kuko nicyo kwifuriza umuntu kuba Imana. Perception, uko areba, vision irahinduka. Icyambere akora ni irari ry'amaso, irari ry'umubiri, kwibona ku by'ubuzima. Umuntu wese ahava akagera n'ibyo bitwica, n'ibyo bigeragezo bibaho byose bishingiyeho. Ageze kuri Yesu nawe akandaho nyuma y'iminsi 40 ngo aramusanga, amugerageresha bya bintu bingahe? Bitatu. Icyambere irari ry'umubiri, inzara imumereye nabi, 40 ijuru irangiye. Fatira ibuye, nturi umwana w'Imana wowe, fatira ibuye, vuga rimwe gusa urya umutsima, inzara irakwicira iki? Aramureba ati handitswe ngo nyabuna nasomye ijambo, handitswe ngo, ahita amanura icyanditswe kiri mu Gutegeka kwa 2 ibice 8 umurongo wa 3 n'uwa 4. Handitswe ngo ntabwo dutungwa n'amagambo, nako n'imitsima dutungwa n'amagambo ava mu kanwa k'Imana. Satani aramureba ati ndamugira nte? Ngo aramufata mujyana ku gasongero k'urusengero, amubeshyeraho dukundira Imana. Wabyumvise? Ngo amuhagarikayo, aramubwira ngo ubu bwame bwose ureba bundi ijambo ririmo aho yitwa seduction. Ubundi njya mbwira abakobwa nyabona mujye mwambara neza. Seduction ubundi ni ibice. Seduction ni igice. Urabona umukobwa yagiye guseduza abantu yambare mini jupe, ariko urayikuyemo yose twavuga ati nyabona we dore umusazi we. Ariko iyo ugaruye ku bice tuba tuvuga ariko buri ibindi birenzeho bimeze bite. Urumva nicyo bita seduction ubundi. Uranyumvise? Seduction ubundi ni igice. Bibiliya tubwira ngo amwereke ubwami bw'isi mu kanya gato. Uzi impamvu ngo atitegereza? Ni nko kujyana mu, urabona wagiye mu Kigali akakwereka Kigali, hari ikintu kibi wabona uretse amatara meza na convention set irabagirana. Ariko nagira ngo menyeshe ko harimo abantu bakubitana amacupa, hari abantu bari kurwana, hari abari gusambana, hari abari kugambana. Ibyo ntabikwereka. No, Kigali nziza kapitale y'u Rwanda, kuko bati dore umugisha, nawe nuko yabigenje, dore ibyisi, ariko mu kanya kugira ngo atabona ibiriyo ndani neza. Mwanyumvise neza? Ngo arambwira ati ndabuguha pe, irari ry'amaso. Irari ry'iki? Ubushakashatsi buvuga ko 90 ni hafi n'9% y'abagura izi telefone tugura smartphone dukoresha nibura 5%, ibindi ntitubikoresha, ntitubizi. Urumva neza? Nukuvuga ngo telefone tugura ubu harabasaze ngo haje iPhone 15 Pro, barasaze ubu barasaze, biteguye gukuraho Pro, kandi na 12 Pro ntiwari uzi kwikoresha, nayo ntiwari ubizi.
niyo nta kigutwaye, ariko warasaze, ubwenge bwarasaze. 15 Pro ngo noneho wabonye ifoto ifotora ngo shano no kuri Snapchat shaho warasaze. Irari ry'iki? Ubwo ugasara nyine. Ubu hari n'abaguye ahangaha kuko babonye abandi bambaye. Wabonye rura rukweto, warubonye ugasara. Irari ry'amaso ngo akanda kuri Yesu ati wabibonye, utiri upfa mu frere, utiri ubabara, ndabiguha, ninjye wabigabanye, ndabiguha. Yesu aramubwira ati sha uramenye njyewe ndamya data, naje gushaka icyubahiro cye, sinakuramya, naje kuramya da no kugira ngo abandi bose bamuramye. Icyanyuma rero, icyanyuma murakibuka kivuga ngo iki? Kandi migati twahejeje turangije ubwibone. Icyanyuma rero kuba umustar. Iki star? Murabizi ukuntu Instagram zidukojeje isoni. Umustar nambwe murabizi. Ubundi biroroshye kumenya uko umuntu atekereza. Jya ureba Instagram ye, biroroshye. Umukobwa ufitiye icyizere ahora ifotora ahindukiye buri gihe, ntajya areba imbere buri gihe. Amafoto ya 80% bare ari yaranje akareba inyuma. Urumva icyo abatubwira? Nyashi. Imana babare mutangiye kumbwiriza ibyo ntabwirije twakakore. Rata babizi nkanjye mwabyumvise? 80%. Uzi nawe ko bitagenda ahora seka. Uzamubona toujours ari passport. Toujours. Ndabashimiye rata muzi imbaraga zanyu. Passport toujours. Ahora seka gutya. Followers. Niyo mpamvu muhora muri nariye, nambaye, nafotoye agakweto, buriya nta kindi tuba dushaka. Manuka hejuru bagusame umustar. Njya nibuka sinibuka umwaka neza Chameleone yigeze kuza kurimba kuri stade. Araririmba arangije abwira abafana ngo ngiye gusimbuka musame, mbona neza ya shusho ya Yesu. Umustar. Niko kuvuga ngo nikangijuru, ariko nkubizi wowe haranditswe muri Zaburi 86:4 ngo izagutegekera abamarayika bagusame udakubita ikirenge kwibuye. Ijuru ryereke ko ari wowe mwana w'Imana. Byirike kuri mwana w'Imana. Njya ndeba bavuga butumwa babana nkamureba nkumva ramubwira nti utanyumviye uzapfa ejo. Iyo utangiye kubona umuntu yabaye igitangaza ujye umenya ko ageze mu maherezo ye. Njya mbwira abajene bakiri bato kuri njye, nujya ubona ujya kuzamuka ukabyimba uzamenye ko ugiye guturika. Hari ubigeze guhamagara pasiteri yamuhaye agatuti, urumva? None bagiye kumuhamagara harangira ngo haramesikariye nkaya ngaya. Nyine pasiteri avuga twagiye kwakira pastor Senga, namwe muzi kutwica. Numva ngo ayo mashi bundi n'uburozi. Barati Senga nawe riragiye tazamuka. Ageze imbere arabwiriza biranga. Iminota 15 barakore bamuzana amazi biranga. Hanyuma agiye kumanuka pastor birangiye amanuka gutyo. Noneho pastor aramubwira aterega mwana wanjye humura ntibyanze. Ati buri uzamuka kuriya wamanutse uba wamanutse uko wazamutse. Wabicuritse. Iyo uza kuzamuka kuriya wamanutse uba wamanutse kuriya wazamutse. Izagutegekera abamarayika. Abakobwa nyine bibazi ubuto burashukana monshe. Ubuto nahoze ngana na Flori mubwira inkuru nyine y'umuntu twaganiraga, ndamubwira nicyo yarambwiye ngo ufite 40. Kajya mvuga ni 40. Kajya numva 40 ni kera. Ntumbaze uko nayikwije ngewe simbizi. Ntabwo mbizi. Fi niryo nyine rigufashije.
yambwiye ngo yakwije 40 akajya mvuga ni yefi urashashe kapu sinzukuye nanjye sinzukuye akwiye. Nureba kuri muri 22 ndagira nkumenyeshe ko 25 izagutungura nawe ntuzabimenya. Ubu 25 igeze ite? 28 wikangura ati nyagasani Imana yanjye we uzi ko ngumiwe noneho utangira naho wibuka Imana ati pastor senga nta masengesho nsengere banza ari imyuka yiwacu yarakaye. Hanyuma ubu ujye ubona abandi biziza za anniversaire ndatarantuye kajya yibuka ba Bosco wateye indobo n'abandi bose ati nyagasani we kandi babyeyi gatatu imyaka iguruka fyo. Instagram iragushuka none usige ufite po amavuta wisiga ngewe ni naturel birakubesha uri muri bwira ngo bizahoraho n'ubustare bw'akanya gato. Nicyo yamushukaga amubwira ngo nzagutegekera bakange bereke kurenze iri kanaruna nyenyenyenyenyo rekera nshuti yanjye. Yesu rero haleluya aramubwira terekada ntukagerageze Uwiteka Imana ya amaze gutsinda rero amaze gutsinda muri Matayo hasi haravuga ngo amutega ikindi gihe amutega kuri ngewe yerekera hamaci karangira ni bande bari baharise ko byabereye mu mwuka kwibingibi nibura byari mu mwuka maci irangirira habasi akora rero ngo amutega ikindi ngo uzahariho ngo tuzahurira ku musaraba kandi Yesu naho niho finale yari itegererejwe. Real Madrid contre Barcelona mvuge ngo ikiza abafana bari batumiwe abaromani bari bagafashemo abatamzi barimo abacamanza barimo imijyi yahuruye bavuga ngo tugiye kureba ngo hanyuma mutegera hehe ku musaraba Bibiliya tugira ngo yihanganira isoni zawe niyanga no gupfa urupfu rwo ku musaraba ngo amaze kugera ku musaraba ahavugira ya magambo 7 ntari buvuge ngo ageze kurya nyuma ari ryo yarategereje aravuga ngo byose birarangiye ngo maze umutima uraca umutima umaze guca ngo amanuka ikuzimu amanuka nk'uko bisanzwe. Abanditse komateri baravuze ngo abadayimoni basinzwe kwakira abapfu ngo bakomye induru bahamagara kwa shebuja ngo umupfu mutwoherereje araremereye ngo ananirwa kumufata ngo akomerejeyo Satani yaramenyereye ibintu bibiri afatisha abantu ngo icyambere ngo yarebaga icyo bita icyaha ngo icyaha nirwo rubori rw'urupfu ngo bamupimye basanga mu irari ry'umubiri ntariyo bamupimye babona mu irari rya kamere ntariyo ngo barebye ngo babona mu irari n'irari ry'amaso ntariyo bamurebye babona nta cyaha afite. Zambaraga zisanzwe zibohera abantu ikuzimu zambaraga zibonera abantu ikuzimu Kristo Yesu zananiwe kumufata zananiwe kumugumana ngo arakomeza yegera nyiri sheshanu aramwegera aramubwira ati zana ngo amuhereze imfunguzo z'urupfu nakuzimu amuha imfunguzo z'urupfu nakuzimu ngo azukana ubutware y'ukabyaha. Hari ikintu kimwe abadive bavuze nkunda kimwe mu nyumve neza utabitwara nabi. Hari ikintu abadive bavuze kimwe nkunda mu gitabo cyitwa ngo inama y'Imana ikomeye kimwe baravuze ngo ubundi Yesu ntiyatinze arwana ngo ahubwo yubashye isabato. Wanyumvise? Uranyumva? Urugamba yarurangije rugikubita papa byari byarangiye saa 12 byari byarangiye ngo ahubwo yibuka ko isabato igeze ngo arayiruhuka.
ngo niyo mpamvu yazutse ku munsi wa mbere w'iminsi 7. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe. Uko kuri none ndakwemera ko uko ntacyo, ngo intambara yari yarangiye kera, umwijima wahuye n'umucyo. Paulo yabisobanuye neza mu Bakorinto 15 uhere ku murongo wa 50. Aravuga ngo bavandimwe, ngo uyu munsi hari kote twakoze ivu nayivuze. Bavandimwe babwire ngo ukize. Aravuga ngo niba bapfuye batazuka, twebwe twaba turi banyakwigendera, banyagupfa urutabana. Ngo Yesu rero yarazutse, ngo impamvu ziyariyo ngo natwe azatuzura, ngo kubera ko imbaraga Satani yakoreshaga mu rupfu. Ubundi bajya bavuga ngo iyo ivubi, ntijya mujya mubivuga se iyo amavubi yatsinzwe, mujya muvuga ngo byabaye iki? Iyo amavubi yacu yatsinzwe muyita ngo iki? No, iyo yatsinzwe muyita ngo iki? Imiyugira, amasazi sesa. Uzi impamvu? Nta rubora afite. Urubori niyo mbaraga yivubi. Rero kugira ngo urupfu rugumane umuntu uwo ari we wese, nuko agomba kuba afite icyaha. Muranyumvise neza? Yesu rero ntiyigeze urupfu rwabuza aho rufata, rwabuza aho rufata. Rumaze kubura aho rufata, ruramurekura, ruravuga ngo uyu ntafatika, maze arazuka, maze arazuka. Nshuti zanjye bavandimwe, dore irembo risumba yandi twigaruriye kubwo kwizera Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza. Yaravuze ngo abamwizera bose, abamwizera bose, amaraso yavuye yabejejeho ibyaha byabo byose. Niyo mpamvu ngo yaje kubohora abari mu bwoba uhereye ku kuremwa kw'isi bwo gutinya iki? Urupfu. Ngo kuko rwahoranye ruhorana bose, ngo araza arababohora kuko nawe rwabuze aho rumufata. Ngo ufitiye inkuru nziza iruta izindi zose ku isi, izakubera mbi kuruta izindi zose, kuruta indi zose ku isi mu gihe utayumviye. Nshuti yanjye, Yesu Kristo yababariye abanyabyaha. N'ikimenyimenyi uwa mbere ni njye. Yarambabariye Yesu ibyaha, ndabizi neza. Naramwizeye, naramupfukamiye, naramwinginze. Niyo nguye ndamuririra, yambabariye ibyaha kuko ndamwizera. Urupfu sinzarupfa. Iri rembo ryitwa urupfu na kuzimu ni inzira gusa. Nkunda kubivuga, ntabwo mba nkungura, oya mbambwira abantu, mbambwira abantu kugira ngo cyagiye nibigeraho ngewe narababwiye muzibuke. Ntabwo ngiye ko nk'abandi ngo umuzimu wanjye uzabatero, ngiye nta mizimu mfite, oya. Muzibuke nimbatanga, muzandike go yasize avuze ngo azazuka, yasize avuze ngo azazuka. Impamvu mbihamye, Yesu yabaye imfura yo kuzuka. Ibyaha ntibyamubonetseho, nanjye narabikoze. Yarabimbabariye, yarabimbabariye. Amaraso ye yankuyeho urubanza rwo gupfa. Amaraso ye, Satani nimanuka ntabwo azabona Senga Emmanuel. Mu mwuka wanjye azabona Yesu, mu mwuka wanjye azabona Yesu, ubugingo bwanjye azabona Yesu. Ngo azongera agira ikikango nk'icyo yagize imyaka 2000 ishize. Ahora mu kikanga beri iyo bapfuye. Aravuga ati aragarutse atoyasiwe ni bene wabo. Uranyumvise? Niyo mpamvu Zaburi ya 116 ivuga ngo urupfu rw'abakunzi be ngo n'urw'igiciro mu maso ye. We urupfu rw'abakunzi be n'urw'igiciro. Ntibidukundira kubera ko turugora turana ubwoba uzarire ntaribi, ariko ugiye bukati yavuze, yasize avuze azazuka. Bya bintu byo kwandikaho ngo start born, ubwo kandi ubu muzi ko muzantanga rero nzabatanga nako. Ngewe nzarama, ngewe nzarama, ngewe nzarama. Abankunda batabatangira ngo arwaje kumugura ngo ngiye biriya bintu n'ukuri Imana ntuzongere kubivuga pastor, ntuzongere kubivuga. Ni kweri n'ukuri zabyihoreye twarabyumvise. Ndamaze nyumva neza, nyumva
ngewe ndabizi, sinzi ngo niryari rega. Mfite inshuti yanjye yagiye muri Canada, ntarya ikintu cyose. Abantu barya imibare apana ibiryo. Bana abantu barya imibare. Hari abantu barya imibare ubundi ngo ndi amagarama 200 ngo hano ngo harimo ngo secret ngo imeze gutya. Mbona bizama nabandi ibyo bintu biravunanye. Ngo inyama ngo vyandehuje ngo ureba ngo iyo ngo kugatsitsi ibyo bintu se wazabivamo. Nese ibyo bintu ngo ngiye ngo nzamara ngo imyaka ngo 120. Okay, c'est bon. Ngiye rwose ntayo ushaka pe. Hati no atangira kunyigisha ntoya, ngewe intego nimwe mfite nimwe. Nabwiye Yesu sinzi ngo niryari, ariko sinzaza imbere yawe ntakuzaniye ubugingo miliyoni. Nibura 1 million des âmes sauvées omwe. Batsize urupfu nkuko nawe warutsinze. Arambwa to ya 120 hanyuma se ku 121. Hatumva nyine nzaba napfuye ni ahantu uzapfa nyine. Uzapfa nyine. Après 20 utakufa nawe uzamara ingahe 200 ni hahantu uzapfa. Ahubwo nupfu uzajya he? Nugenda uzajya he? Ngewe ndabizi neza, mbivuze kenshi, ndabizi neza kubera ko yambabare, yankuye mu bwoba bwo gutinya ubwoba bw'urupfu. Ibyaha byanjye ndabizi we. Nabigiye n'abakristo ndabasabye mbisabire, nimwumva abantu bamvuga nabi, senga yakuze ibi ntuzamburanire. Oya, ndabizi mukunda kurakara, mujya murwanya abakozi. Oya, ntuzamburanire, ahubwo uzamumbwirire ngo yaratubwiye ngo Yesu yaramubabariye. Nene yabikoze ejo, yego nijoro se mwari muri kumwe nabwo yihannye, yaramubabariye. Wanyumvise? Mwanyumvise? Babandi bakunda kuvuga ibyaha ngo twabonye none ngo ntago mumuzi, muzavuga ngewe ndiyizi umunyabyaha wababariwe n'ubundi. Tabizi ko mukunda kurwanira abantu, nimukavuga abakozi b'Imana, ngewe senga. Niyo mpamvu niyemeje kumukorera we. Kubera iki? Ababarira abanyabyaha. Umva inkuru nziza uruta izindi, nawe yakubabarira. Yiteguye kukwakira Yesu. Mwemerere ko umubwiza ukuri ati ndashaka ko nanjye unkiza ubwoba bwo gutinya urupfu. Ubavuze igisasu hano twese twasimbuka kuko amarangamutima ni ko aremye. Ariko simfite ubwoba bwaho ngiye. Umunsi nzahumiriza ndabizi neza, nzamureba mu maso, nzasanga uwo nkunda, azambwira ngo ngwino uruhuke. Nzaba ntegereje kuzuka, abamwizeye bose bazazuka. Ndasoje rero.